umuhamagaro Imana iwugushiramo kuva na mbere hose utarabisobanukirwa, ariko Imana iwuguteramo ukakubuza amahoro ukava muri wowe. Ndabaha ubuhamya butoya ukuntu Imana yampamagaye. Nigaga muri segonderi, nari nsanzwe ncuranga mu rusengero, ndi umuririmbyi. Muri iyo traffic nibwo nibutse ya magambo wa muhungu yavuze. Ibi nibyo yari ari kunsobanurira. Icyo gihe nibwo namenye ko Imana ari ikintu ikoze kidasanzwe. Iyo breakthrough ariko icyo Imana yankoreye yarabanje irampisha ku ishuri. Yavukiye mu misozi ya Murenge mu marira n'ibyiringiro by'umuryango utari witeze igitangaza, ariko umwana w'imyaka mike waje ku isi, Imana yo yari yaramuteganyirije kuba ijwi ry'ihumure ku bihumbi n'ibihumbi by'abantu. Kuvukira muri DRC mu gace ka Minembwe, akurira mu rugendo rwo kwimuka, ubuzima bwe bugatangirira mu ndirimbo atazi aho zizamugeza. Iyi si inkuru isanzwe nk'izindi, ni urugendo rw'umuhungu waje guhindura amateka ya gospel mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika n'ahandi hose mu isi. Uyu nta wundi ni Israel Mbonyicyambu. Ijwi ryavuye mu mutuzo rigahinduka isengesho ry'isi. Murakaza neza mu rugendo rutangaje rw'ubuzima n'umuhamagaro n'intsinzi, aho indirimbo zihinduka ubutumwa naho inzozi zigahinduka amateka. Njye nyitwa Wakanda. Ikaze. Ubundi bijya gutangira byahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi tuzi hitwa nka Minembwe ni Murenge. Aha akaba ari agace gatuwemo n'ubwoko bita Abanyamurenge. Hari umuryango wari uhari usanzwe ufite abana babiri b'abakobwa gusa babyaye. Gusa byabaye ibyishimo bidasanzwe ubwo bibarukaga umwana wa gatatu w'umuhungu, bamwita Israel Mbonyicyambu. Bakaba baramwibarutse ku wa 20 ku itariki 5 mu 1992. Nk'uko babaga mu gihugu cya Kongo niho yagombaga kuvukira. Israel Mbonyi twese dukunda turi benshi hano mu Rwanda, haba muri East Africa ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika. Yavutse mu 1992, akaba ari umwana wa gatatu mu bana 7 bavukana. Akaba ari we muhungu mukuru mu muryango w'iwabo, nubwo atari we mfura, dore ko nyine imbere yiwe hari abana b'abakobwa 2, bishaka kuvuga ko ari bo bakuru kuri we, ariko nawe akaba ari we mukuru mu bana b'abahungu mu muryango w'iwabo. Nubwo yavukiye mu gihugu cya Kongo mu misozi y'Umurenge, ntabwo ariho yakuriye, kuko bidakize nibwo umuryango we wimukiye mu gihugu cy'u Rwanda mu 1998. Ubwo bashyikaga mu Rwanda bavuye muri Kongo, bashyikiye mu mujyi wa Kigali mu gace kazwi ku izina rya Kimisagara. Nyuma yo gushyikira Kimisagara mu mujyi wa Kigali, byaje kuba ngombwa ko bw'impamvu z'akazi z'umukuru w'umuryango ntago bagumye Kigali aho Kimisagara, baje kongera kwimuka bajya gutura i Musanze, kubera ko papa yabonye ari yari afite akazi ko kuba umucamanza. Akaba ariyo mpamvu batumye bahita bava Kimisagara berekeza Musanze. Gusa nyuma yaho bongeye kugaruka n'ubundi muri Kigali kubw'impamvu zitandukanye. Nanone kandi reka twongere dukomoze ku muhamagaro wa Mbonyi, uko yisanze kandi anakunda kuririmba ndetse no gucuranga. Bikaba byaratangiriye kuva na mbere hose, kuko yakuriye mu muryango w'Abakristian, aho mu muryango wabo gusiba inyigisho cyangwa se amateraniro yo ku cyumweru yari ikizira cyane. Kubera gukunda kujya ku rusengero ndetse n'aba no muri korali yaho ku rusengero, byatumye ibintu bijyanye no kuririmba abikunda ku rwego rwo hejuru. Gusa kuri icyo gihe yari ataramenya umuhamagaro we neza, kugeza ubwo yajyaga kwiga muri boarding. Gusa mbere yo gato yuko ajya kwiga muri segonderi, ubwo yigaga muri primaire mu mwaka wa 4, niho yize gucuranga piano. Gusa muri urwo rugendo ntabwo byamworoheye, kuko bigaga gucuranga piano ari abanyeshuri bagera kuri 30. Igihe cyaje kugira babakoresha examen ya theory cyangwa se examen yo kwandika kugira ngo bajojoremo abazakomeza kwiga piano. Icyo gihe Israel Mbonyi bakora nyine ikizami ntabwo yari yabashije gutsinda, kuko ubwo yaratsinzwe. Gusa nk'uko Imana yari imufiteho umugambi kandi nawe akaba yarakundaga gucuranga cyane, yakomeje kuzajya ajya kwiga gucuranga nubwo yari yaratsinzwe ikizamini. Gusa umwarimu wigishaga umuziki yaramuretse, ntiyajya amusora mu ishuri, kuko yarebaga ka Israel Mbonyi akabona gateye impuhwe ndetse afite n'umuhate anabikunda cyane. Igihe cyarageze b'abanyeshuri batsinze ibizamini, ubundi bakaza biga nabi, bamwe ntibaze, abandi bakaza ejo bagasiba, ubona nyine bitabafasheho. Ako kanya nibwo mwarimu yahise ko afata umwanzuro wo kuzajya yigisha nyine abahari. ni ukuvuga Israel Mbonyi wakunze gucuranga gitari ndetse n'abandi bake. Abo nibo bari bahari ubundi bakomezanya na mwarimu. Gusa nanone mwibuke ko bakora exami Israel Mbonyi yaratsinzwe gusa kuko yari abikunze kandi adacika intege birangira nawe abaye imwe muri bo.
bakomeje urugendo rwo kwiga piano. Igihe kiragira Israel Mbonyi aba ari utoranywa mu gucuranga ubwa mbere muri church. Ubyumve neza ko ari watoranyijwe gucuranga muri church mu banyeshuri bose bigaga gucuranga piano. Ibi byari ibintu bidasanzwe kwishema ko umwana wihebeye gucuranga piano. Iki kintu cyaramushimishije cyane kuba ari we wabashije guserukira abandi bose kandi ari we watsinzwe examen ya mbere ya theory. Mwibuke ko yigaga muri primaire gusa akaba ari we yaramenyeye gucuranga piano ku buryo budasubirwaho. Mu mwaka wa 2008 ndetse na 2009 akaba yaracurangaga piano mu rusengero kuko ari no muri chorale. Yasengeraga ku rusengero rwitwa Restaurant Church rukaba rubarizwa mu mujyi wa Kigali muri Kimisagara. Aha niho Mbonyi yasengeraga. Icyo ni kibazo kiri very personal ko nubaca umugisha kubera ko when people iyo abantu babaye hyper spiritual sometimes bava mu mwuka like bagira swat no kugenda ahantu hatariho you know kubera turi muri reality niko mbibona. Imana yacu ni Imana ya principles, ni Imana ifite amahame. Ababyeyi bawe ni ababyeyi, ni amaraso yawe, and your family is number one thing in this world for sure. Ni ukugira plan. Israel Mbonyi ajya kwiga muri boarding nubwo bitari byemewe yajyanye gitari yari afite k'imirya 2 gusa. Niba utari kubyumva neza yari gitari yari ifite imigozi 2, ni mu gihe izindi ziba zifite imigozi igera kuri 6. Nubwo bitari byemewe kujyana ikindi kintu ku ishuri usibye ibikoresho by'ishuri, we yizeye ko najyana gitari batazayanga. Ubundi ahitamo kujyana gitari yiwe ahitse yayibitsa padiri kuko ikigo yari agiye kwigaho cyari ikigo cya Catholic. Padiri yamubereye imfura maze nawe yemera kumubikira ya gitari yiwe. Kubera ko buri wa gatandatu habaga imyidagaduro, ako kanya yahitaga gasimbuka ubundi akajya kureba cya gitari kiwe kwa padiri. Gusa nubwo byatindaga kuyimuha gusa padiri byarangiraga yimuhaye. Yarangiza akajya inyuma y'ishuri akaza gucuranga ubundi anaririmba. Ku buryo igihe cyageze abanyeshuri bakajya baza gushungamiriza bareba uburyo arimo acuranga ndetse anaririmba. Igihe cyarageze ikigo cyose wasangaga ariho kiri ku buryo bari basigaye banahasengera. Padiri abibonye ahamagara Mbonyi, ariko padiri yamuhamagaye pasiteri kubera ko nyine mu kigo ari ryo zina bari baramutaziriye kubera kuririmba ndetse n'uburyo yitwaraga mu bandi. Padiri yabwiye Israel Mbonyi ko asigaye abona abanyeshuri benshi baza inyuma y'amashuri aho yabaga ari. Gusa yamubwiye ko agomba kubabwira ko mbere yo kuzajya baza aho ngaho bazajya babanza kujya gusengera mu kiliziya. Icyo gihe Mbonyi yarabyemeye, gusa abwira padiri ko nabo bamaze kuba benshi bazabaha sare bazajya basengeramo. Padiri yabimwemereye, ubundi Mbonyi nawe yumva arishimye cyane. Byaje gukomeza padiri abaho bazajya bakorera atari inyuma y'amashuri, gusa akaba yari afite abandi bashuti biwe bagendanaga aho buri wese yari afite inshingano ye. Umwe yarasomaga ijambo ry'Imana nawe agacuranga ndetse akaririmba n'abandi bagafatanya. Igihe cyarageze bashaka kumutora k'umuyobozi, ubundi arabyanga avuga ko atabishobora ariko azajya bafasha ibindi bitandukanye harimo gucuranga ndetse no kuririmba, dore ko ibi bari babimuziho ku rwego rwo hejuru. Baje gutora abandi bayobozi bari bahagarariye abandi kuko ari groupe y'abakristo, dore ko bigaga ku kigo cya Catholic kandi akaba ari ibintu bisanzwe gusanga hari groupe y'abantu bishyize hamwe bakaza bagira umunsi wo guterana kugira ngo bagire icyo biyungura ku buzima bwabo bwa buri munsi. Kuko ku bigo hafi ya byose habaga amagroupe ya Protestant, ni nako nyine iyo groupe yabo yari ishingiyeho. Gusa nanone tugarutse imbere gato, ubwo yari aryamye yagiye mu nzozi abona umugabo aje aho yari aramuhaye gitari, aramubwira ngo fata gitari turirimbe. Icyo gihe uwo muntu yaramuririmbiye, amuririmbira indirimbo Mbonyi yasohoye. Iyo ndirimbo akaba ariyo bita Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Iyi ndirimbo yose yarayimuririmbiye arayirangiza. Abyutse mu gitondo Mbonyi nafata ikaramu maze arayandika, ari nayo indirimbo yavuye. Bamaze kuririmba indirimbo mu nzozi, wari wamubonekeye mu nzozi aramubwira uti Imana igiye kukugira icyambu cy'abantu benshi ku isi. Icyo gihe Mbonyi yari muto, ntabwo yari yamenye icyo bishatse gusobanura. We yumvaga ari inzozi zisanzwe, gusa byari ibintu bikomeye. Aha kandi akaba ari umuhamagaro we watangiriye urakomeza kugeza tumumenye mu ndirimbo nziza z'amavuta kandi zikundwa n'abatari bake. Yakomeje kuzahimba indirimbo zitandukanye, gusa ntabwo ari yigeze azisohora kuko yumvaga bitamurimo, ahubwo akunda kuzicuranga cyane.
ndetse no muri korali yabagamo iyo atacurangaga yajyaga kuririmba, gusa yajyaga kuririmba akigira ku murongo w'inyuma. Abandi bakorali babanaga muri korali bamubwira ko agomba kuzajya azahagarara ku murongo w'imbere kubera ko yari azi kuririmba. Gusa uyu Mbonyi ntabwo yabikoraga, ahubwo yajyaga kuri ba bandi batazi kuririmba babaga bari inyuma. Gusa byaje gukomeza aho yari afite umushitsi we bitaga Peter, niwe akundaga kugenda aririmbira ahantu hose hatandukanye, ubundi amusaba ko bazajya bajyana akamufasha kumucurangira, gusa akazaza anamufasha mu nyikirizo y'indirimbo. Ibi ngibi Israel Mbonyi yarabimwemereye, ubundi mu gihe yabaga arimo acuranga nawe yamushyiragaho mikrofone imbere, ubundi akazajya amufasha mu nyikirizo ndetse n'ahandi hose bibaye ngombwa. Nibwo Mbonyi yumvaga bya bintu ari byiza cyane, kandi na ya nshuti yiwe nayo birayishimisha cyane, amubwira ko atazongera kumusiga. Gusa ubwo byari bigeze aho biryoshye, Peter yahise ko yerekeza hanze, ntibongera kubonana ngo bakorane nk'uko babikoraga. Guhera ubwo nibwo Mbonyi nawe yatangiye kumva ko agomba kuzaririmba indirimbo yiwe. Yasubiye ku ishuri, intego ari uko azakora indirimbo yiwe akayijyana muri studio, ubundi bakamukorera audio. Ubwo yari ari ku ishuri kuko yigaga muri boarding, iwabo bazaga bajya kumusura bakamuha amafaranga yo kurya cyangwa se argent de poche, kuko yari afite intego yo kuko agomba gusohora indirimbo ye muri studio. Iminsi yarakomeje iricuma, ariko afite intego yiwe. Igihe kiragera hasanga muri aya mafaranga azagenda abika afitemo ibihumbi bigera muri 20. Gusa hadaciye kabiri yose yarayariye, birangira indirimbo atayisohoye. Nubwo ibyo byose byabaye, ntabwo yibagiye intego yiwe ndetse n'umugambi yari afite ko agomba kuzakora y'indirimbo ye ya mbere. Kera kabaye haje kuba amarushanwa ku kigo yigagaho ajyanye na IRDP, bijyanye na demokarasi. Nibwo yahimbye indirimbo barayikunda cyane. Iyo ndirimbo ikaba ariyo yatsinze irushanwa, nyuma yo gutsinda IRDP iramuhemba. Ayo mafaranga bamuhembye niho yakuye amafaranga yo kwishyura piano yari yakoresheje arimo aririmba. Andi mafaranga yari yasigaye niyo yajyanye gukoresha indirimbo ya mbere yo muri studio. Ajya muri studio bwa mbere yagiye muri studio yabaga mu Giporoso ya Karimba Julius, ikaba ari ikoreramo producer bitaga Junior Multi System. Uyu nguyu akaba yaramaze kwitaba Imana. Yari azwi cyane, yari igihangange. Gusa nanone reka tubonereho no kumwifuriza iruhuko ridashira. Uyu Mbonyi yari agiye gusohora audio zigera kuri 2, akaba arizo bite yanyomoyeho bikomere byo ku mutima, n'indi yitwa Nasanze ntawe uhwanye nawe. Izi akaba arizo ndirimbo yatangiriyeho bwa mbere mu mateka yiwe, ubwo yinjiraga muri studio bwa mbere. Kugira ngo bamukorere izo ndirimbo akaba yarishyuye amafaranga agera ku 50,000, kuko indirimbo imwe bayikoreraga 25,000. Bakaba baramubereye imfura, ubundi bakazimukorera barangiza bakazimuha. Bitandukanye n'ibyabaga ku ba mbere, dore ko ubundi wagendaga muri studio indirimbo igahera muri studio. Akimara kubona indirimbo nawe ubundi yatangiye kuzajya aziha inshuti ze ndetse n'iwabo, bakazajya bazumva bakamubwira ko izo ndirimbo ari nziza. Gusa nubwo izo ndirimbo yakoze ubwa mbere ntabwo yigeze azishyira ku mbuga nkoranyambaga, kuko ntiyarazi aho biva n'aho bijya, dore ko nyine hari na zimwe tutagiye tubona. Niba nawe utarazimenye cyangwa se ngo uzumve, niyo mpamvu nyine, dore ko nyine uyu nguyu Mbonyi yari ataramenya ikoranabuhanga cyangwa se social media. Nyuma yo kuva muri studio yumvisha inyota yari afite cyangwa se amatsiko menshi yagiraga yo kujya muri studio ashize, kuko yari amaze kubikora. Ubwo izo ndirimbo ziwe 2 yari amaze kuzikora, akazajya agenda azumvisha inshuti ziwe. Yaje gukora igitaramo muri Ecole Science Nyanza, abantu baza ari benshi baje kumva za ndirimbo 2 gusa Mbonyi yari yarakoze. Iminsi yarakomeje iricuma, ari nakava mu mwaka umwe ajya mu wundi, kugeza igihe yakoraga examen ya Senior 6 aratsinda, akomeza amasomo yiwe hanze mu gihugu cya India. Aha yari mu mwaka wa 2012 nibwo yagiye mu gihugu cya India, ari naho byose byahindukiye amateka akomeye kuri we. Ubwo yari ari muri India ku ishuri, hari inshuti ye bitaga Bruce, akaba ari we wari ufite ubumenyi kuri computer. Nibwo Mbonyi amubwiye ko bashaka microphone bagakora recording indirimbo Mbonyi yari afite. Bidatinze uwo mushuti we yarabikoze, bajya muri studio bakora indirimbo zitandukanye. Izi ndirimbo za Israel Mbonyi akaba arizo zatangiye kugenda zikwirakwizwa hirya no hino kugeza ubwo zageze mu Rwanda. Nabo barazikunda cyane, gusa bazikunda batazi umuhanzi wazihanze. Israel Mbonyi avuga ko yabaga muri India, aho yabanaga na mushiki we bitaga Daniel. Hari ikintu cyamutangaje cyane. Ikintu cyamutangaje nuko papa yamwohereje indirimbo ye bitaga ku migezi y'i Babylon.
papa we aramubwira ati urumva ukuntu uwo muntu azi kuririmba neza? Mbonye aramubwira ati ni nziza cyane rwose. Gusa ntabwo Mbonye yahise akamubwira ko ari we. Izo ndirimbo zarakomeje zirakundwa cyane hano mu Rwanda nk'uko twabivuze. Gusa nyine uwo muhanzi ntabwo yari azwi, nta n'umwe wari uzi umuhanzi waziririmbye. Gusa muri uko gukundwa batangiye kugenda bavuga ko ari umuhanzi bita Israel Mbonyi. Papa wa Mbonye abyumvisha yongera guhamagara umuhungu wiwe aramubaza ati ese izi ndirimbo ziri gucurangwa ahantu hose kandi zikaba zikunzwe cyane n'izawe ko barimo babivuga? Mbonye yabwira papa we ko ibyo barimo bavuga ari ukuri, izo ndirimbo ari iziwe. Papa aramubwira ngo courage, dore ko nyine papa we ari umuntu wishima gake kuko yishima nk'abagabo. Ntabwo yatangaye cyane, yahise akamubwira ati courage. Israel Mbonye yakomeje kuzajya avugana na mama we akamubwira ko indirimbo ziwe ahantu hose arizo gusa, haba mu masoko, ku mihanda, mu magare ndetse n'ahandi henshi cyane. Nyamara Mbonye we kubera ko yari ari muri India abona abanyeshuri baho bazikunda, ntabwo arazi ko no mu Rwanda naho ari uko. Aha niwe yatangiye kumenyana n'abantu benshi batandukanye, harimo abahanzi, abanyamakuru ndetse n'abandi bose bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ni nako Facebook account yiwe yatangiye kuzamuka kuko kuri Instagram yo ntabwo yari abizi. Mu mwaka wa 2014 akaba ari abantu benshi cyane bamenye indirimbo ziwe, aho indirimbo yiwe ya mbere yasohoye cyangwa se yashyize ku mbuga nkoranyambaga ariyo bita number 1. Iyi ndirimbo ikaba yaragiye hanze ku itariki 10 z'ukwa gatatu 2014, ikaba ari nayo yamubimburiye izindi zose. Byarakomeje kugeza muri 2015 aho indirimbo ziwe zari ziri ahantu hose mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni nabwo yarushijeho kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Adrien Misigaro akaba ari umuhanzi wa mbere wahamagaye Israel Mbonyi ubwo yumvaga indirimbo yari amaze gushyira hanze bitaga number 1. Ubwo yamubwiye ngo nakomerezaho. Icyo gihe ntabwo Mbonyi yari amuzi, ariko bahise ko bamenyana kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Ku rugendo rw'umuziki rwa Mbonyi ndetse n'ubuzima bwe na byinshi yagiye acamo ndetse n'ibyo yagiye ageraho bitandukanye mutagiye mukunda kumenya, ariko byose mukaba mugiye kumenyera muri iyi documentaire. Israel Mbonyi cyangwa se Israel Mbonyi Cyambu akaba ari umuhanzi twavuga ko ari uwa mbere mu gisate cya gospel mu Rwanda. Uyu Mbonyi akaba amaze gushyira hanze album 5 kuva yatangira kariyeri ye y'ubuhanzi, akaba ari ikintu gikomeye. Uyu Mbonyi izi album akaba yarazigiye azishyira hanze kuri ubu buryo bukurikira. Ubwo yashyiraga hanze album yiwe ya mbere yise number 1 yamurikiye mu gitaramo yakoreye muri Kigali Serena Hotel mu mwaka wa 2015. Album ya kabiri yise Intashyo yamuritswe mu gitaramo yakoreye muri Camp Kigali muri 2017. Na album ya gatatu akaba yarayise Mbwira yamurikiye muri Beka Arena muri 2022. Album ya kane akaba yarayise Nk'umusirikare, yakaba yarayimurikiye mu gitaramo cya Icyambu Live Concert cyabereye muri Beka Arena muri 2023. Album ya gatanu yayimurikiye mu ijoro ryo kwa gatanu Kwakira 2025 Montreal Conference Arena. Ahangaha nejo bundi, dore ko nyine ibingibi twanabigarutseho mu kiganiro cyacu. Israel Mbonyi yamuritse album ya gatanu yise Hobe, igizwe n'imizingo y'indirimbo 14 ziri mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igiswahili. Iyi album ya gatanu ya Israel Mbonyi igizwe n'indirimbo 14 yaririmbiye abakunzi be hafi ya zose, ari nako yanazifataga amashusho mu Montreal Conference Arena. Iki gitaramo cyari cyitabiriwe n'abantu benshi cyane ku Montreal Conference Arena yari yakwise yuzuye. Ubwo yatangiraga iki gitaramo, Israel Mbonyi yinjiriye mu ndirimbo ya Nina Siri iri mu zimaze iminsi zigezweho, nyuma ahita atangira ku ndirimbo nshya iri mu njyana y'amapiano abantu bahita ko bajya mu bicu. Izi zose akaba ari album Israel Mbonyi amaze gushyira ku mbuga ziwe nkoranyambaga, kandi ikindi niko aba yagiye muri album ziwe zose niko habaga hakubise huzuye ku rwego washakamo umwanya n'umwe ukawubura. Teammate abo tukorana nibo nashobora kuva mu rugo n'amaguru nkazamuka ngira nko ku muhanda, then one of my friends akambwira, are you serious? Bambwira ko rugo nibuka, oh wait I'm coming, ndaje ngasubira inyuma nkajya kwihisha nanone nk'ibyo bashaka. Ariko I used to be a very normal person, a very simple person. Numva aribyo bimpaye amahoro. So urabumbaje ngo se n'iryari numva ko ndi umustar. I really don't think there is a time njya numva ko kereka nyine uwo mwanya abantu iyo moment abantu baje bakabinyereka nk'iyo ngiyo wenda ngiye. Uyu Mbonyi akaba ari umuhanzi wagiye ushinjwa kudakunda gukorana n'abandi bahanzi indirimbo, ibyo bita collabo,
gusa we akaba hari abahanzi bamaze gukorana indirimbo zitandukanye, gusa nubwo aba bahanzi atari benshi. Muri abo bahanzi akaba ari bita Adrien Misigaro, James na Daniela na Prosper Nkomezi, akaba ari abahanzi bagiye bafitanye indirimbo. Ubuzima bwa Mbonyi bwarakomeje, ubundi akajya aganira na uncle wiwe akambwira ko yari akana, ko yari afite ijosi rirerire kandi ari akana gakunda kurwaragurika cyane. Ubwo Mbonyi yari akiri umwana nk'abandi bana bose, yumvaga inzozi z'uko yumva yazaba ameze nk'imyaka iri imbere cyangwa se azaza hiwe. Yumvaga azaba nk'umuganga cyangwa se umupilote w'indege cyangwa se perezida. Izi akaba ari zo nzozi usanga abana benshi baba bafite, ariko umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu akaba ari muremure kandi nta n'umwe ubizi. Israel Mbonyi akaba yarakuze akunda gukina football ndetse na karate, aho mu bijyanye no kurwana afite santire ya mano. Mu bijyanye n'imikino njyarugamba ababizi ibijyanye na karate bahise ko babyumva vuba vuba. Iyi santire afite abantu benshi cyane bakaba batari babizi ko ayifite, ko bumvaga ko abantu bajya muri karate babashaka kujya kurwana, gusa Mbonyi we yabikoraga nk'izindi siporo as hobby. Kandi mu buzima bwa buri munsi buri muntu akaba afite amafunguro akunda. Israel Mbonyi n'aba yagusuye ku mafunguro amutegurira ntihaboneke ibirayi ndetse n'umutsima, nta kabuza yabirya atishimye, kuko ibyo akaba ari byo biryo akunda kurya cyane, mbese nibyo biryo yihebeye. Israel Mbonyi nubwo amaze kuba umuntu uzwi ahantu hose, haba hano mu Rwanda no muri East Africa ndetse n'ahandi henshi, akaba ari umwe mu bakunda kugaragara atambaye amakoti cyangwa se costume. Niba ujya ureba indirimbo ziwe cyangwa ahandi hose azajya, kugira ngo mubone yambaye costume byagorana cyane. Aho harahari ariko aba ari mbarwa, kuko avuga ko akunda kwambara imyenda isanzwe itarimo amakositimu. Muri make akunda kwambara nk'abajene. Israel Mbonyi akaba akunda urwenya cyane, nubwo badakunda gusetsa, gusa bakunda kwitabira ibitaramo bijyanye na comedy, dore ko ejo bundi aheruka no kwitabira Jenny's Comedy Show. Nanone kandi mu mafoto menshi yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hari aho zerekanaga ko Mbonyi yambaye imyenda yo gushyingirwa, aho yagaragaraga ahagararanye n'umukobwa wambaye agatimba. Aya mafoto akaba yarateye abantu benshi urujijo, bibaza niba koko Israel Mbonyi yarakoze ubukwe cyangwa se nimba ari ukubeshya. Mbonyi akaba avuga ko abo bose bashaka kumva ibyo abanyarwanda bavuga, kuko atarakora ubukwe. Akaba ari aho bamubajije akavuga ko azashyingirwa kuwa gatandatu, agakora dote kuwa gatanu. Ibintu byashimishije abantu benshi, gusa byaje kurangira basanga ari ugutebya. Kandi akaba ari benshi babonye inkuru z'uko ari mu rukundo na Dorcas, umukobwa uririmba mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana muri groupe yitwa Vestina Dorcas. Uyu Mbonyi akaba nta kintu yigeze abivugaho yuko yaba ari ukuri cyangwa se ari ibihuha. Ibintu byatumye abantu benshi bahera mu rujijo, haba hari n'ababyemeza yuko ari byo, nubwo Israel Mbonyi we ataraterura ngo abyemeze. Israel Mbonyi akaba yarakoze ibitaramo bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, kandi byasize bikoze amateka akomeye, kuko mu Rwanda wasangaga abaturage baho badakunda igice kijyanye na gospel, kuko iyo habaga hari umuhanzi wateguye concert usanzwe aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, wasangaga concert nta bantu bayitabiriye ugereranyije n'abitabiriye concert cyangwa se ibitaramo by'indirimbo za secular. Ariko ibyo byose Israel Mbonyi akaba yarabikuyeho, we yakoraga concert akuzuza Beka Arena ku nshuro ya mbere, kandi ari umuhanzi uririmba indirimbo za gospel. Byumvikane neza ko ari umuhanzi mu bahanzi bose bo mu Rwanda wabashije kuzuza Beka Arena bwa mbere. Usibye kuzuza Beka Arena kandi, Israel Mbonyi nta hantu namwe arakorera igitaramo ngo haburemo kudakubita ngo huzure. Akaba ari ikintu avuga ko nawe atazi uko bigenda, gusa akaba yizera Imana ko ariyo ibikora, kuko we ntacyo yakishoboza. Usibye izi concert cyangwa se ibitaramo ajya kurera hano mu Rwanda hakuzura, akaba atari mu Rwanda gusa azabikorera, ubundi no muri East Africa ajyayo agakubita hakuzura, ndetse no hirya y'umugabane wa Afrika nayo hageze ibintu birahinduka cyane ku buryo buri wese ubimenya, haba muri Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'i Burundi. Aha hose yagiye hakorera amateka akomeye cyane, kuko yagiye hakorera ibitaramo abantu bakuzura, mbese amatike yose agashira. Ntago ari muri East Africa gusa cyangwa se muri Afrika, yakoze ibitaramo ku bugabane wa Afrika, kuko yagiye atumirwa ahantu henshi hagiye hatandukanye bitewe n'ibihangano bye byubakiye ku ivugabutumwa ry'ijambo ry'Imana. Yatumiwe muri sosiyete ya Pika Entertainment Limited, yafashije abarimo Kidumu, Dramati, Live, Mbosso n'abandi gutaramira muri Canada.
Iyi sosiyete yagaragaje ko Israel Mbonyi azataramira muri Canada 2025 mu bitaramo bizabera muri Toronto, Ottawa, Montreal na Edmonton. Akaba yarataramiye muri Belgium, France, Sweden, Israel ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu bihugu bya European, kandi akaba yari afite n'abafana bazaga ari benshi cyane kandi bakaba bishimye. Ubutumwa bwiza bwe bwumvishwe mu ndirimbo za Mbonyi, ubundi bakuzuzwa imitima yabo igahembuka. Israel Mbonyi agiye afite uduhigo twinshi kandi dutandukanye. Ubu dusimbukiye ku muyoboro wa YouTube acishaho amavideo, akaba ari muhanzi wa mbere mu bahanzi bose bo mu Rwanda ufite abasubscribers benshi, dore ko kuri ubu ngubu dukoze ikiganiro afite abasubscribers bagera kuri 2,800,000, kandi aba basubscribers bakomeza kugenda biyongera umunsi ku wundi. Turebye ku muyoboro wiwe wa YouTube ucishwaho ibihangano byiwe, bikaba bigaragara ko ari umuntu ukurikirwa cyane mu bahanzi bano mu Rwanda. Nk'indirimbo 5 ziwe zarebwe cyane kuri ubu rubuga rwa YouTube kurusha izindi. Nko ku mwanya wa mbere tuhasanga indirimbo yise Nina Siri, ikaba imaze kurebwa n'abasaga 1,085,000, aho imaze imyaka 2 gusa igezeho. Ku mwanya wa kabiri hari indirimbo yise Nitamimi, yarebwe n'abasaga 1,052,000, aho nayo imaze imyaka 2 igeze kuri YouTube. Ku mwanya wa gatatu ndetse n'uwa kane tuhasanga indirimbo yise Sikiliza na Malengo ya Mungu, aho izo ndirimbo zombi zimaze kurebwa n'abasaga 24,000,000, zikaba zose zimaze umwaka umwe zigeze kuri YouTube. Ku mwanya wa gatanu indirimbo za Mbonyi zakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube, tuhasanga indirimbo yise Kanami, ikaba imaze kurebwa n'abasaga 17,000,000, aho imaze umwaka umwe gusa kuri YouTube. Israel Mbonyi niwe muhanzi rukumbi mu Rwanda wataniye ibihembo byo mu bihembo bya Trace Award and Festival byatangiye muri Zanzibar, dore ko atabashije kugira igihembo yegukana kuko yahigitswe n'umu Nigeria Messi Shino. Ni mu bihembo byatanzwe ku itariki 23 Gashyantare 2025 ku mucanga wahitwa Mora Hotel. Mbonyi yarahatanye mu cyiciro cy'umuhanzi uri indirimbo zihimbaza Imana mwiza. Iki cyiciro cyari kirimo abantu 24 byari babashije muri ibi bihembo. Iki cyiciro cyari buri 24 byari byabashyizwe muri ibi bihembo, aho yarahatanye n'abandi bahanzi barimo Spirit of Praise 10 bo muri Afrika y'Epfo na Kissy Bromo muri Cote d'Ivoire. Harimo kandi n'aba Nigeria Messi Shino wanegukanye n'iki gihembo, Adahe ndetse na Bella Kombo wo muri Tanzania. Gusa nubwo yaratanye iki gihembo cyo muri Trace Award and Festival cyatangwaga, ntagitware akaba ari ibindi bihembo yagiye yegukana bigiye bitandukanye. Best Gospel Artist 2023 Isango na Muzika Award in Rwanda. Iki kikaba ari igihembo gihabwa umuhanzi mwiza mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda. Aha kikaba cyaratanzwe 2023. Uyu Mbonyi kandi akaba yaregukanye na Best Art of Year alongside Bwiza at the 2023 Isango na Muzika Award, igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka, nacyo akaba ari kimwe mu byo afite yatsindiye muri 2023. Yegukanye kandi Best Album at Malatana Award for his album Mbwira, kandi akaba yaratsindiye igihembo cy'umuhanzi wasohoye album nziza. Iyo album yiwe yatsindiye icyo gihembo akaba ariyo yise Mbwira. Mbonyi kandi yongeye kwegukana igihembo cya Best International Worship Artist Trophy at the Tanzania Gospel Music Award. Iki akaba ari igihembo yatsindiye akivanye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, aho indirimbo yatumye agitsindira ariyo yise Sikiliza. Mbonyi kandi yegukanye n'ikindi gihembo cy'agatangaza Most of Popular East African Artist European, an honor presented to him by Mayor of Brussels Philippine Cross in 2024. Usibye ibihembo bigiye bitandukanye yagiye atsindira, akaba yaragiye ahabwa na kontra yo kwamamaza mu bigo bigiye bitandukanye. Aha twavuga nkaho yagizwe Brand Ambassador wa gahunda Enough ya World Vision, iyi ikaba igamije kurandura imirire mibi n'igwingira mu bana. Ahandi yasinye kontra yo kuba Brand Ambassador w'ikinyobwa Marathon cyo ku ruganda rwa Skol, ndetse akaba amaze n'igihe kinini ari Brand Ambassador wa Airtel, dore ko uyu Mbonyi yanabigarutse ubwo Airtel yongeraga kwemeza kuzafatanya nayo mu gitaramo afite azamurikira abakunzi be bejo bundi muri Beka Arena ku nshuro ya 25. Nirwasoza kandi tutabwiye nubwo twese tumuzi kuri microphone aririmba, akaba anafite ubundi bumenyi kuko bwatangiraga urugendo rwo kuba umuhanzi ubwo yigaga muri India. Akaba yari ari kwigayo Bachelor's Degree in Pharmacy, akaba ariho degree yakuye muri India. Ntabwo yahise ko yicara kuko yakomeje kuzamura ubumenyi kandi n'umuziki. Ntabwo yahise ko yicara kuko yakomeje kuzamura ubumenyi kandi n'umuziki nawe atawuretse.
aho bafite Masters in Public Health. Akaba avuga ko azakomeza kugenda azamura ubumenyi kugeza aho Imana izabasha kumugeza. Hari amazina atavugwa gusa ahubwo yumvikana nk'umugisha. Hari ubuzima butabarwa nko mu magambo ahubwo bukavugwa mu bikorwa. Uyu si umusore wahisemo gusenga aho abandi bihutiraga kwigarurira isi. Ijwi rye ryahindutse isengesho, indirimbo ze zihinduka inkuru, kandi urugendo rwe ruba isomo ku batinya gukurikira umuhamagaro wabo. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ni naha kandi mbona kugusaba gukanda like, subscribe, ugafungura inzogera kugira byose byiza bibera hano bitazigera bigucika. Njye Nyita Wakanda, ndabashimiye.